abadukurikiye muri mu gihugu cyacu, twongeye kubaha ikaze muri kano kanya k'ijambo ry'Imana ndetse no guhimbaza Imana, kuramya no guhimbaza Imana. Tubaha ikaze mwese abadukunda, abakunze bagusengarwa aho muri mwese, baryamye bakangutse, natwe bari mu gihugu mwese bahaye ikaze muri kano kanya mu mwanya w'ijambo ry'Imana ndetse no kuramya no guhimbaza. Amazina ni yandi ni Harerimana Burarisi na Bob nkuko bimenyereye, abari ku buhanga bw'ibyuma kandi abikora neza. Dushimiye Imana ko Imana abanye natwe uyu munsi. Ndashaka kuvuga kwizera, ndashaka kuvuga kwizera nibyo bindimo, kandi nawe bigufashe mu izina rya Yesu. Kwizera ndumva ashaka kuvuga intwaro yitwa kwizera. Kwizera guhaye ikaze muri uyu mwanya, kandi turabashimiye abakora komenti, abakora subscribe, abakora share, mwese umuntu ubona link yacu ku ijambo ry'Imana ndetse akadufasha no kwamamaza ubutumwa bwiza muri kino bihe, ibihe bigoye, ibihe by'imperuka. Nawe ndavuze ngo Imana iguhe umugisha nawe ubikora, kandi nitutagwisaye tuzasarura. Mana, tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye ineza yawe dukunda, tugushimiye ko uyu munsi wabanye natwe, tugushimiye ko twabonye ukuboko kwawe kwiza. Nushimwe, nuhabwe icyubahiro. Tugushimiye kuri Imana y'amasezerano, tugushimiye kuri Imana irindi jambo wavuze ku muntu kugeza igihe risohoreye. Fasha buri muntu wese dukurikiye muri kano kanya kugira ngo ahemburwe n'iri jambo. Umwuka w'Imana amugereho, amuruhura umutima, amuvura ibikomere, amateka ahinduke. Data, urakoze kuri umwami mwiza, kandi twizeye dushidikanya ko turakugira umugisha. Fasha bera bose, imbaraga zawe ziganze muri byose, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Haleluya. Oh, haleluya. Ndakwizeye Yesu, ndakwizeye Yesu, nizeye imbaraga zawe, nizeye imbaraga zawe. Ndakwizeye Yesu, ndakwizeye Mwami, ndakwiringiye, nizeye imbaraga zawe, ndakwiringiye, nizeye imbaraga zawe. Urunami, uri inshuti, uri byose, Mwami ndakwizeye. Urunami, uri inshuti, uri byose, nami ndakwizeye.
ndakwizeye uri umwami udahinduka uri byose mwami ndakwizeye ndakwizeye ndakwiringiye nizeye ijambo ryawe nizeye ubutsinzi bwawe mwami ndakwizeye mwami ndakwiringiye mwami ndakwizeye mwami ndakwiringiye ndakwizeye mwami mwiza nizeye ijambo ryawe mwami ndakwizeye ndakwizeye mwami ndakwiringiye nizeye ijambo ryawe mwami ndakwizeye wowe soko idakama mwami ndakwizeye wowe mwami w'abami mwami ndakwizeye wowe Jehova Rafa mwami ndakwizeye nizeye ijambo ryawe ijambo rikomeye nizeye ijambo ryawe ijambo riruhura ni wowe uvuga ijambo tukabaho mana we ni wowe uvuga ijambo ukarihagararaho ni wowe usezeranya warangiza ukabisoza mwami ndakwizeye mwami ndakwizeye mwami ndakwizeye mwami ndakwizeye ni wowe urinda ijambo ryawe yo ni wowe soko imari inyota mana we yo mwami ndakwizeye mwami ndakwizeye nizeye ijambo ryawe mwami ni wowe urinda ijambo kugeza risoye mwami ni wowe uhagarara ku ijambo kugeza urisoje mwami ndakwizeye yo mwami ndakwizeye mana ishimwe iyo uvuze biraba mwami ndakwizeye iyo utegetse mana mwami birakomera iyo uvuze biraba mwami ndakwizeye mwami ndakwizeye nizeye ijambo ryawe mwami ndakwizeye nizeye ijambo ryawe uri mana irinda ijambo iyo uri mana ivuga igasoza icyo yavuze uri mana y'amasezerano mwami ndakwizeye mwami ndakwizeye mwami ndakwizeye mwami ndakwizeye wowe uhoza amarira mwami ndakwizeye wowe ukura ku cyavu mwami ndakwizeye wowe mwami w'abami reka tukwamamaze Yesu we indimi zose nizivuge mwami
ko wera mwami w'abami, mwami ndakwizeye, mwami ndakwiringiye, uri mana y'amasezerano mana we, iyo mwami ndakwizeye, mwami ndakwiringiye, mwami ndakwizeye, mwami ndakwiringiye, mwami ndakwizeye, mwami ndakwiringiye, mwami ndakwizeye, mwami ndakwizeye, mwami ndakwiringiye. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Hari impamvu yatuma wizera Imana, gukuraho karande, kandi kwizera gukuraho imisozi. Kwizera gufata ibitariho kukabigira ibiriho. Ndashaka kuvuga kwizera. Kwizera ugomba kwizera Imana. Imana niyo kwizerwa, Imana niyo kwiringirwa, Imana niyo gutambirwa, Imana niyo kwizerwa. Ndagira ngo unkurikiye wongere ugire icyizere Imana. Imana yavuganye nawe, hari icyo Imana yakubwiye, icyo Imana yakubwiye izagisohoza. Wowe gira kwizera, wizere udashidikanya, wizere ukuri icyizere ku bindi byose. Icyizere cyawe gishyire ku Mana, Imana uzayibona. Imana ishimwe. Kwizera, kwizera ni inkingi ihagarariye amasezerano. Kwizera ni ubuzima, kwizera ni umunezero, kwizera ni ibyiringiro, kwizera ni ukurama, kwizera. Haleluya! Kwizera, kwizera ni byose. Kwizera gukuraho imisozi. Hahirwa umuntu wizeye Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Imana ishimwe. Kwizera, ndakwifuriza kwizera. Kwizera, Imana irifuza ko wizera, kandi wayizera ukazayibona. Ushobora kwizera Imana ukayibona. Muri uyu mwaka ndakwifuriza kwizera. Nta kintu na kimwe wagira utizeye. Ntiwabona akazi utizeye, ntiwabyara buryo utizeye, ntiwakiga utagira kwizera, ntiwakubaka utagira kwizera, ntiwacuruza utagira kwizera, ntiwakora business utagira kwizera, ntiwatega indege utagira kwizera. Wahita ubona ko utaragerayo, urapfa ugeze yamanuka iraza kwitura hasi. Ariko rero ukuntu wizera, kwizera aho ushaka kugera uzahagezwa no kwizera. Ntiwakora ubukwe utizeye. ya reka da, nta gitangaza na kimwe Imana yagukoresha utizeye. Ishwi ntibishoboka. Ntabwo wagira ubwenge utizeye. Urizera ubwenge bukaza. Ukwizera kuguhesha utekereza neza, ukwizera kuguhesha gukanguka, ukwizera kuguhesha gukora iby'ubutwari, ukwizera kuguhesha kurema. Ubundi kwizera ni ukurema. Hari ukwizera hakaba n'ibyiringiro.
kwizera ni ugushyira mu bikorwa ibyo watekereje. Kwizera ni ugufata ibyo wapanze byiza ukabishyira mu bikorwa. Kwizera ni ukwizera warangiza ugashyira mu bikorwa imishinga ubana. Kwizera lopaya siriboria. Imana ikeneye abantu bizera. Imana ikeneye abakobwa bizera. Imana ikeneye ababyeyi bizera. Imana ikeneye abasore bizera. Kristo akeneye abagabo bizera. Imana ishimwe. Kwizera kugizwe no gukiranuka. Ntabwo wakiranuka utizeye. Ugomba kumanza ugakiranuka. Wamara gukiranuka ukizera. Imana ishimwe. Nshuti abadukurikiye bari mu gihugu cyacu, nguhaye ikaze muri uyu mwanya muri iri jambo. Reka dusome ijambo ry'Imana gitabo cy'Imigani ibice 15 ku murongo waho wa 28. Umutima w'umukiranutsi utekereza icyo uri busubize, ariko akanwa k'umunyabyaha gasesagura ibigambo. Ariko akanwa k'umunyabyaha gasesagura ibigambo. Uwiteka aba kure y'inkozi z'ibibi, ariko yumva gusaba k'umukiranutsi. Imana ishimwe. Kwizera hari ibibanza. Ubanza gukiranuka, ubanza gukuraho ibyaha. Wamara gukuraho ibyaha, Uwiteka akakuba hafi. Ariko ijambo ravuze ngo Uwiteka aba kure y'inkozi z'ibibi. Nta nubwo aba hafi yawe, aba kure y'inkozi z'ibibi, kure cyane. Ngo ariko yumva gusaba k'umukiranutsi, ariko jya yumva gusaba. Ariko yumva gusaba k'umukiranutsi. Iyo wihanye neza ugakiranuka ukava mu byaha, Uwiteka yumva gusaba k'umukiranutsi. Ngo umutima w'umukiranutsi utekereza icyo ari busabe. Umutima w'umukiranutsi uhora utekereza icyo uri busabe. Ngo ariko akanwa k'umunyabyaha gasesagura ibigambo. Gukiranuka biguhesha kwizera. Wamara kwizera ugasaba. Iyo ukiranuka biguhesha kwizera. Wamara kwizera ugasaba. Haleluya. Gukiranuka biguhesha kwizera. Wamara kwizera. Umuntu utizera ntashobora gusaba. Oya, ntiwasaba Imana utizera. Ariko iyo umaze kwizera, kandi kugira ngo ubashe kwizera ni uko ugomba kubukiranuka. Ntabwo wakizera utabanje inkingi yitwa gukiranuka. Ndakwifuriza kwizera mushiki wawe. Kwizera gukuraho imisozi. Kwizera gukuraho ibikomere. Ndakwifuriza kwizera. Imana ishimwe. Kwizera, Bibiliya ngo kwizera ni igiti cy'umwimerere, ni igiti cyera imbuto. Kwizera, iyo umuntu akizijwe, yaramenye Kristo, yarahindutse, yarakiriye Yesu nk'umukiza, ahinduka icyaremwe gishya. Yamaze guhinduka icyaremwe gishya, ahabwa imbaraga zo kwizera. Kandi kwizera
mana yanjye ndagira ngo ubyumve neza. Kwizera ni ukurenga amateka wavukiyemo, ukarenga ubutayu wavukiyemo, ukizera Kristo. Kwizera gusenya imisozi. Utekereje aho wavukiye ntiwakizera, wakisuzugura. Utekereza ubuzima ubayemo wakumva yuko nta kintu Imana yagukoresha mu buzima bwawe, wakumva yuko ntacyo wakora. Ariko kwizera ni ukurenga ubuzima bubi wakuriyemo n'amateka ufite n'ibigeragezo bikuriho, ukizera Kristo ko ashoboye byose. Kwizera ni ukurenga agahinda ufite, ukarenga intambara ufite, ukarenga amateka mabi ufite, ukarenga ibibazo ufite, ukazamura ukwizera. Kuko kwizera, impamvu kandi ugomba kwizera, banza unamenye uwo wizeye, urukwizerana. Ntabwo ari ukwizera gusa ngo wizere umwana w'umuntu, ni ukwizera Imana Data n'Umwana n'Umwuka we, yo ishobora byose. Imana ishimwe. Kwizera Imana, kwizera Kristo, nakakubera ibyiringiro ku munsi w'amakuba, ku munsi w'ibigeragezo. Ntushobora kubona Imana mu buzima bwawe utizeye, abona umugisha utizeye. Ntabwo ushobora kwakira Yesu nk'umukiza ngo bigukundire utizeye. Nyamara niwizera uzabona ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe. Ndakwifuriza kwizera nshuti yanjye. Kwizera. Kwizera. Kwizera ni ugusenga Imana udashidikanya. Lepa. Ni ugusenga Imana udafite ubwoba. Kwizera ni ugusenga wumva ko Imana uri kuvugana nayo, kandi ukumva ko ibyo gukoresha elemento repare bisaso. Kwizera. Kwizera. Hari abantu bazi ko abantu bakorana n'Imana ari abanyempano gusa, ari abantu bavuga mu ndimi, ari abantu bahanura. Oya, umuntu ukijijwe wizera Imana ijya imukoresha. Kwizera ni ukurema. Iyo ukijijwe urema, wowe urema igitangaza ku buzima bwawe, ukiremera n'abandi. Kwizera kuguhesha kurema. Ntabwo Imana ijya imanuka umuntu atabanze gukoresha akanwa ke, abanza gukoresha akanwa ke yizeye. Ntabwo wasubizwa utasenga. Urasenga ukizera, ukabona urakize. Imana ishimwe. Ntabwo wagera kuri utizeye. Ugomba kwizera kuzagera kure. Ukizera ngo Imana yankuye muri rwa rupfu, Imana yankuye muri bya bibazo, Imana yankuye hahandi, izangiza n'ahandi. Kwizera. Ndumva umwuka w'Imana amata ukubwira kwizera. Wo nkurikiye. Kwizera. Kwizera ni ukurenga ubupfubyi urimo, ukarenga amadeni utuyemo, ukizera ko Imana ibasha gukura muri ayo madeni, ikawukura no mu bupfubyi. Kandi kugira ngo Imana igire icyizere, ibuka ahantu Imana yakuvanye. Ibuka ko wakuze nta babyeyi ugakura. Ibuka ko ubayeho kubw'imbaraga z'Imana. Biguheshe kwizera ko n'uwo musozi ukuriho uzakuvaho. Ibuka ko uryama ukabyuka bikemera ari imbaraga z'Imana. Kwizera kuraguhesha kuva muri ako gahinda. Ndagira ngo muri kuno kwezi wizera Imana, ushyire mu bikorwa icyo wizeye. Kwizera si ibigambo, kwizera no gushyira mu bikorwa icyo ushaka ku Mana. Kwizera ni uguhagarara kigabo, warangiza ukarema, ukavugira Imana ngo Mana ndashaka iki, kandi ukakizera. Kwizera ni uguhagarara ku ijambo wavuganye n'Imana.
kugeza igihe ijambo Imana yakubwira uribonye ukabona igitangaza cy'Imana kiraje ku buzima bwawe. Ese uracyagira kwizera? Kwizera ni uguhagarara mu mbaraga zo kurema. Kwizera, reka mabwire shuti mu nkurikiye, tujya tubona abantu Imana ibakoresha ibitangaza. Hari ibintu nagiye mbona Imana ikora. Iyo umuntu asengera umuntu wasaze nta kintu n'umuhaye, ariko umwuka w'Imana agatangaza, n'umwuka w'Imana utamuruza, abantu batamubona, umuntu arakiza. Ariko nuko umuntu arakiza, ibyo biheshwa no kwizera. Uko n'umuntu umaze imyaka 20 abuze urubyaro, wajya kubona Imana ikavuga ngo umwana wanjye nguhaye umwana, Imana ikabivuga ntuyiruzi, umuntu akabyakira kandi arivuje bikanga. Izo ni imbaraga zo kwizera. Nimba urindiriye ko Imana uzayibona muri saro yawe kugira ngo wizere, ntayo uzigera ubona. Imana tuyibonera mu kwizera. Nimba Imana wirinde kumuzatemberana mukagendana kugira ngo wizere ko Imana iriho, ntayo uzabona. Imana uzayibonera mu mirimo n'ibitangaza ikora, kandi bikorera mu bantu bizera. Imana uzayibona wizeye. Nimba ukeneye akazi, senga wizeye, ubwira Uwiteka ngo mwana ngomba kubona akazi. Nushaka ufate costume wambare nk'uko nambaye, uvuga ati ngiye mu kazi. Wihanura uko niko kwizera. Nimba ari urubyaro ukeneye, akaba hari umubyeyi uruhande rwawe, fata umwana ngo unize umwana, ubwire Imana ngo Mana ngushimiye ko umpaye umwana. Imana ibona ukwizera kwawe. Haleluya! Kwizera z'umuntu wizeye, z'umwana w'umukobwa wizeye, ajya mu mujyi, hara mu mujyi, Imana imubwira ngo uzakora uko, ajya kwigera ikanzu, nta fiyanse afite. Uko ni ukwizera. Arayigera arangiza postinga amafoto, abantu baramuseka bati se muko ufite ubukwe ryari ko tutigeze tubona ubukwe bwawe, ko nta fiyanse watweretse? Harabwa ati mu minsi mike ndamubageza. Ntawe afite, nta n'uwamubwiye ngo mwaramutse. Ariko muri uko kwezi Imana ikora igitangaza. Hari imigozi icagagurwa n'imbaraga zo kwizera. Lepa ene mandora. Hari ibigeragezo bikubitwa n'amasengesho yo kwizera. Kwizera ni ukubanza ukamenya ko Imana wakurikiye ishoboye byose, ukamenya ko Imana wakurikiye ari inyembaraga, ifite ubutware n'ubushobozi. Mwana yakoze ubukwe. Impamvu amasezerano yawe atinze ni wizeye. Uhura n'amaganya n'agahinda. Mana nimbuzi simbizi, Mana banza naravumwe, Mana ubuse koko uzantabara, Mana banza ibyo bambwiye barambeshye, ubuse koko ibyo akanakamanuriye nibyo. Ayo masengesho ntago arimo kwizera. Bibiliya ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Kwizera gutuma Uwiteka kubera ibyiringiro. Imana ishimwe. Kwizera. Basaduraka na Mishake biyemeza kujya mu muriro, barawubonaga, ariko bizeraga ko imbaraga z'Imana zishobora kuwuzimya. Kwizera kuzimya umuriro ugaceceka ugatuza. Kwizera gukuraho amazina mabi. Kwizera kuvana umuntu w'ibikomere. Ba Eliya ibitangaza bakoraga, Imana yabakoreshaga, ntabwo babaga bavana impamvu nimba ndi umuntu w'Imana. Haleluya! Nimba ndi umuntu w'Imana, kubera kwizera afite umuruka manuka mu ijuru ugatwika. Ndakwifuriza kwizera. Kwizera gucagagura inzingo. Kwizera gukuraho urupfu. Kwizera peniwata ene mandola. Bibira vuze ngo muzarya ibyica ntacyo bizabatwara kubwo kwizera.
kwizera gutuma tewene manora urya ibirozi Imana ikabikurutsa kubwo kwizera. Umuntu wizera Imana imukoresha y'ubutwari. Reka nkubwire, ukiranutse ukareka ibyaha byose, ukareka ubusinzi, ukareka ubusambanyi, ukareka ubujura, ukareka ibyaha byose, ukazigana n'icyaha cyo kutizera, nta juru wabona, nta n'iterambere, nta n'imibereho wagira. Dore ifondasiyo y'ubuzima bw'umuntu mu buzima bw'umwuka no mu buzima busanzwe, ifondasiyo iyoboye umuntu mw'isi ni ukwizera. Mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu mubiri mu buzima busanzwe, umuntu yatizeye aba ikibazo, ahorana ibibazo, apfa vuba. Ariko umuntu wizeye bimuhesha ibyiringiro. Reka mbabwire, hariho ikintu kijya kijyana ku buzima bw'umuntu kikaryana, ibyinyo. Amenyo buri araryana, amenyo arya umuntu akabyuka karekare, amenya amurya, akabyuka kwa muganga, akabyukira kwa muganga karekare, akagenda umuganga asama yamara kwasama karamo mu kanya gatoya birabikize humura. Kubera ko muganga akubwiye gutyo, ibyinyo biraceceka, muganga aza kurikura byacecetse, nta kindi agukoreye, ni uko agushyizemo akantu ko kwizera. Umubyeyi aba ari kubise ibise bimere nabi, muganga amubwira mu kandi kanya wabyaye mu mahumura, igisebe kaba kituje gakeya cyane, kubo kwizera akabyara. Kwizera igihe kimwe Yesu yari afite inshuti ye bitaraza, bajyaga bakunda kugendana, bakagendana, iza kurwara. Lazaro ararwara. Lazaro yari inshuti ya Yesu, bagendana. Umve kwizera. Mu gihe kimwe barimo bagendana, bakajya bagenda namwe ivuga butumwa ahantu hose. Mu gihe kimwe Lazaro aza kurwara, Yesu akomeza ibikorwa by'umurimo w'Imana, ajya gukiza indwara, ajya gusengera abantu kubwiza ubutumwa. Lazaro ararwara. Bigera igihe mushiki wa Lazaro ajya kureba Yesu. Yesu bamutuma ati, inshuti yawe ukunda yararwara. Yesu ntiyajyayo, ntiyahita ajya ku kantu. Lazaro ararwara, agera igihe arapfa, baramushingura. Ariko bamushingura, inshuti ya Lazaro, Yesu ifite kwizera, hari ibyo izakora bikomeye. Ngo iminsi itatu igeze, Yesu arahaza, asanga barimo barangiza ikiriyo, bari ku bantu bari kurira, byarabacanze nyine, byararangiye. Lazaro yarapfuye, yatangiye no kubura. Kuri ubu umuntu wapfuye hashize iminsi ingana gutyo, byarangiye. Ariko kubera imbaraga ziri mu mwana w'Imana, Yesu ajya azura n'ibyabuze, rema erefo, bikaba bizima. Ndakwifuriza kwizera. Imana ishimwe. Kwizera guhindura imisozi. Ngo Yesu araza, ngo arabareba, abona nta kwizera afite disi, ngo ararira. Bagira ngo arijwe nuko yakundaga Lazaro, ariko se cyo kimurije ko yari arijijwe nuko nta kwizera bagira. Yesu yareba akabona Lazaro bungi barimo baratemberana, akabona uburyo bagiye kuzamukana, akabona uburyo bamubwira Lazaro sohoka, yarabana akabonamo bararira, barimo barihana ati buse nimba bamukundaga kucuje yaraboze, yuza hakiri kare, ibitangaza wakoze kira gihe tubaye no kubikora no kuri inshuti yawe. Ariko Yesu yarazi cyane gukora. Mu kwizera ukuraho agahinda k'iwanyu, ugakuraho uruzerero, ukavuga ngo Imana nakurikiye izi ibyo izakora ku buzima bwanjye.
mu kwizera ukuraho amateka mabi wakuriyemo, mu kwizera ukuraho ibibazo utuyemo, ukuraho amadene, ukuraho ubupfubyi, ukuraho za cyamunara, ukuraho ubugumba, ukuraho keredi. Kwizera ni ukurenga ibyo bisigo, ukizera ko wizeye ibasha gukora igitangaza mu mwanya muto amateka agahinduka. Ndakwifuriza kwizera ngo Yesu arabivuga ngo nimukureho, mukureho igiti, mukureho, bakuraho. Ahamagara inshuti ye ayikuramo kubwo kwizera. Uwo ni umwana w'Imana. Reka tuvuge abandi basanzwe. Daniel mu rwobo rw'intare, ntizibabarira, nta mikino zigira, ariko kubwo kwizera intare ziraceceka. Mushiki wanjye w'unkurikiye, uzagera kure kubera kwizera. Abantu benshi bafite amasezerano, ariko impamvu amasezerano yabo adasohora ni ukubera ko nta kwizera guhari. Nimba Imana yarakubwiye ngo izaguha akazi, izere mu gitondo wambare ikanzu y'ugashaka, wizere kuri akabura. Nimba Imana yarakubwiye ngo ucuruze, fata amafaranga make utangire ucuruze. Nimba Imana yarakubwiye ngo uzabwiriza ubutumwa, ntabwo izamanuka muri parafu ngo ize ibigusohoreze. Urizere ushyeme ku bw'Imana Imana yakubwiye. Nimba Imana yarakubwiye ngo uzajya hanze, tangira ushaka ibyangombwa. Nimba Imana yarakubwiye muri uyu mwaka, muri uku kwezi, umva uko umwuka w'Imana avugana nawe. Umva, nimba wizeye muri uku kwezi kwa kabiri tugezemo, shyira mu bikorwa ibyo wizeye. Icyo wizeye kivane mu giseke, gishyire mu bikorwa. Imana ikunda abantu bizera, bamara kwizera bagashyira mu bikorwa ibyo wizeye. Kwizera ni ugushyira mu bikorwa iby'Imana ikubwiye. Kwizera ni ukwizera ibidashoboka, kuko ibishoboka nyine wowe urabishoboye. Ibyo tante yakora na wowe, ibyo nta mpamvu yo kugira ngo Imana izibikore. Nyine abo babikora. Imana ikora ibyakunaniye n'ibyananiye abana b'abantu. Imana ishimwe. Kwizera. Imana, nongere bisubiremo, ikora ibyatunaniye. Imana ntikora ibyo dushoboye. Imana imanurwa no gukora ibyatunaniye. Ibyakunaniye ni byiza gukora. Ibyo ushoboye nta mpamvu yo kuza kubikora. Urabishoboye nyine uzabikora. Ariko ibyakunaniye menya ko hari imbaraga z'Imana zibasha kubikora. Shuti wo nkurikiye, ndajya nkubwira, uzambara, uzabaho, uzarama, uziga kubwo kwizera. Ayo mashuri ntiwayarangiza utizeye. Kwizera gukuraho imisozi. Tujya tubona kuva cyane n'uyu munsi Imana iracyabikora. Kwizera ni Imana ikakubwira ngo nzakugira gutya, nzagukorera ubukwe, ukabyakira, ukavuga Mwami ndagushimiye, ukabibona. Kandi kwizera gukuraho amarozi, kwizera gukuraho uruzerero, kwizera gukuraho gukenyuka. Kwizera. Shuti wamurikiye, ndakwifuriza kwizera. Kwizera kwirukana karande zikava ku buzima bw'umuntu. Kwizera kwirukana enemana uburwayi bukava ku muntu. Kwizera kwawe. Ese uracyagira kwizera? Ese uracyagira kumva ukunze Imana, wizeye ko icyo Imana yakubwiye yagisoza ku buzima bwawe? Ese wumva ugifite kwizera mama? Ese musore nkurikiye, mukobwa, uracyafite kwizera?
iby'Imana yakubwiye uracyabyizeye? ntiwaba bivuyemo kumva yuko iby'Imana yakubwiye atariyo yavuganye nawe? Yakubwiye uracyabyizeye cyangwa uri kwizera ibyo abantu bakubwira? Abantu ibyo bakubwira babihindura, ariko nika nkubwire ukwiye kwizera Imana kuko niyo idahinduka. Abantu barahinduka ariko Imana ntihinduka. Nimba ibintu bitangaza n'uburyo Imana ibwira umuntu ngo ukije kanseri yarivuje byarananye, wajye kunokona Imana irayimukije akaza gushima. N'uburyo Imana ibwira umuntu ngo mwana wanjye nguhaye urubyaro, wajye kunokona Imana imuhaye urubyaro. N'uburyo Imana ikubwira ngo nzaguhinza, wajye kunokona Imana isohoza amasezerano mu myaka ikomeye umuntu yarategereje. Wajye kunokona Imana isohoje ibyo yavuze. Kwizera barokore ndajya nkubwire, izera Imana izahindura amateka yawe. Izera Imana izakorera imirimo n'ibitangaza. Izera Imana izakuvana ku musozi. Izera Imana izakuvana igisuzuguriro. Izera Imana izakuvana mu maganya. Izere Kristo. Izera Imana ishobora byose. Izera Imana izahagarika imbaraga z'abakonikoni ku buzima bwawe. Izera Imana izatesha agaciro imbaraga z'abapfumu. Izera Imana izaguha agakondo muri uyu mujyi. Bitawe izera Imana izaguha icyo wabuze. Kwizera kuduhesha kwakira amasezerano yacu. Umuntu utagira kwizera, abademoni batwara amasezerano ye, barayiba bakayatwara, agategereza agaheba, ugategereza azasohorera ugaheba, kuko nta kwizera ufite. Kuyakubwira ni kimwe, gusohora nuko ufite kwizera. Kuyaguhanurira rwose bazaguhanurira, ariko kugira ngo asohore nuko ufite kwizera. Ubukwe rwose uzabukora, ariko uzabukora kuko wizeye. Uzajya mu ijuru kubwo kwizera, uzambara agatimba kubwo kwizera, uzakurwaho ikimwaro kubwo kwizera, uzarangiza aya mashuri kubwo kwizera. Haleluya! Uzaba udasanzwe kubwo kwizera. Imana ikeneye ko wizera igakorana nawe. Imana ikeneye ko wizera ikavugana nawe. Intwari zatubanjirije zari zifite kwizera. Uyu munsi wa none Imana ikeneye abarokore bizeye. Abapfumu bizera imiti yabo, barafashe ivu bakavangavanga ivu n'ibinagane byose bakavangavanga, barangiza bakakubwira ati uyu ni umukunde ugutera gukunda, bakaguhereza ati ujye wisiga, ukanyina wisiga ivu ukizera ivu. Ariko kwizera Imana byarakunaniye. Baguhereza amasaro ukagenda uyambaye, ukajya wirirwa wambaye, uri umuntu wize w'igitangaza pe, ukirirwa wambaye amasaro. Ariko kwizera Imana umuremyi wawe byarakunaniye. Abantu benshi bagenda bafite ibyo bakenyereye, abandi bagenda bafite ibyo bisize, abandi bagenda bafite imiti bisize. Abafite abantu bo kwizera Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera basigaye barashimuze kwizera za nyabingi, kwizera kubera ko abantu bakunda ibigaragara n'amaso. Kubera ko bamuhaye bakamuga ati iri buye uje nujye uhaguruka uje ugenda ugyitwaje, yigenda yizeye. Ya papa je wizerewe. Kwizera, impamvu kwizera bigoranye, twizera Imana itagaragara, ariko Imana tuyibonera mu mirimo n'ibitangaza Imana idukorera. Niyo mpamvu usanga abantu benshi birukira mu bapfumu kuko babaho dusaro, abandi bakabaho utugiga tuduti. Harabo usanga bafite utugiga tuduti, harabo dusengera rimwe turi mu rusengero turi gusenga, umuntu hazana utugiga tuduti, uduti ducagaguye n'uduhu n'uduki, ngo yewe ngo nibimuzanira umugisha. Wahe wakajya
barakubesha barakwiba. Izera Imana n'Umwana n'Umwuka Wera, Imana izagukura kuri uwo musozi. Izera Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, Imana izagukura muri ako gahinda. Izera Imana n'Umwana n'Umwuka Wera, Imana izagukura muri ubwo butayu. Kwizera ni ugukuraho gushidikanya. Gasanga umuntu yirirwa akenyeye impu, gasanga umuntu ajya gusenga akajya no kuraguza, bivuze ngo iyo asenga ntabwo ayize. Iyo twizera ntabwo tujya kuraguza, kuko twizeye Imana ishobora byose. Saduraka na Meshaki baravuze ngo Imana yacu ibasha kudukiza, nayo itadukiza ntidushobora gupfukamira iki gishushanyo. Babata mu muriro. Umwami aje kureba, asanga harimo wa kane. Bajugunye bati, iyo twizeye tubona uwa kane mu buzima bwacu. Iyo twizeye tubona imbaraga, tubona ubutsinzi. Ufite imishinga, kwisha mu bikorwa byarakunane kuko nta kwizera ufite. Impamvu amashuri uhora uparika, nta kwizera ufite. Iyo ufite kwizera urahaguruka ukagenda ukajya kwiga. Imishinga urayipfanye kuko ntiwizera. Uravuga uyu mwaka nzakora mariage, ukanebwa n'umuryango ati nzakora mariage kuko nakwizera. Shitani yakora sumwambi, wari ufite miliyoni imwe yakora 100,000, ugahita uvuga atangaya ntiyankora ubukwe ko nakwizera ufite. Kandi Imana ifite inzira nyinshi. Hari wavuze ngo Imana igira inzira zirenze imyenge ya supanet, undi aravuga ngo inzira z'Imana zirenga 1000. Inzira z'Imana nta wazibara ngo zirenge. Ibaze kwizera guhamagara amafaranga kazi, kwizera guhamagara icyubahiro, kwizera kwahagaritse umuriro. Urahagarara. Bawenyegeje karindwi, bawenyegeje, bawucanye watokombeye. Kwizera guhagarika umuriro. Kwizera kwawe mama ni guhagarika umuriro robirifa uri ku buzima bwawe. Kwizera kurazingura. Kwizera gutuma umuntu akora amariage. Kwizera gutuma umuntu agira agaciro. Kwizera gutuma umuntu agira ijambo. Kwizera gutuma umuntu agira umunezero. Kwizera gutuma umuntu yuzura Umwuka Wera. Kwizera guhagurutsa ibiragi. Nzabagabo bimwe bizeye ngo igihe Yesu yarimo akora ibitangaza, yasuye ahantu hamwe ngo abantu buzuye, inzu bayuzuye, ngo abagabo barizera. Bafata umuntu umurwayi bamushyira mu ngobyi baramuheka, ngo basanga inzu Yesu arimo amabwiriza mu butumwa yuzuye, ntibabona ahantu binjirira, ahantu hose huzuye. Ngo bigira inama, bashaka urwego umva kwizera. Bafata umurwayi wabo baramufata, bamuzamukana n'umva kwizera, baramuzamukana. Ngo basakambura amatebura, barasakambura, bashaka inzira umva kwizera. Ntibanavuga ati uyu murwayi nitumurekurira hasi arapfa, arava mu mwuka. Oya, barasakambura. Ngo bahengera bareba ahantu Yesu ahagaze, ngo bareba ahantu Yesu ahagaze, ngo arimo abwiriza, barekurira imbere ya Yesu, bakimurekurira imbere ya Yesu Kristo. Kwizera kwa umurwayi ahita akira. Yesu ngo akira kwizera kwa kuragukiye kwizera. Nzundi mubyeyi mwibiri ivuga wari ufite kwizera ngo igihe kimwe abantu barimo babyiga Yesu, barimo bakurikira Yesu, bumva ubutumwa ngo umurwayi yari amaze imyaka myinshi arwaye indwara y'umugongo, arwaye indwara yo kuva, amaze igihe kirekire arwaye. Haleluya. Itana bini mandolebo ngo yari amaze igihe kirekire arwaye, ameze nabi,
kubwo kwizera ngo umubyeyi asoseka ikiganza, aragisoseka aracyohereza ngo akora ku ikanzu ya Yesu. Agikora ku ikanzu ya Yesu, Yesu aravuga ngo hari umuntu nkozeho, imbaraga imvuyemo, hari umuntu nkozeho. Intumwa ze n'abandi bose baravuga ati mwigisha, mwigisha, twese turimo turakubyiga. Hari abantu babyiga Yesu ariko batamukozeho. Yesu arababwira ngo mwari murimo mubyiga ariko hari umuntu nkozeho. Umudamu aravuga ngo mwigisha, Yesu ninjye ugukozeho. Haleluya! Ninjye ugukozeho. Ninjyewe ugukozeho. ngo nari maze igihe ndwaye, none ubu tuvugana ndakize. Indwara yo kuva amaraso arakamye, ndakize. Iyo wakoze, iyo wizeye ukora kuri Yesu. Kwizera kwacu kuduhesha gukora kuri Yesu. Dewekos elemando lepa. Kwizera kw'abarokore kuzabahesha gukora kuri Yesu. Kwizera gukuraho karande zikavaho. Ukwizera kumanura amatangazo yaje ku buzima bw'umuntu. Ndakwifuriza kwizera. Ese urakizera? Kwizera gukuraho cyamunara yaje kubwo kwizera. Kwizera kwawe uracyagufite? Bibiliya igenda igaragaza abantu bagiye bizera, ariko uyu munsi ndashaka uzavuga Imana wiboneye. Kwizera Imana ntikeneye kwibwira ngo biragenda gute, ikeneye ko wizera, nta kindi. Igihe kimwe Imana igeze imbwira ngo izampa akazi keza kubwo kwizera. Mu mbaraga zanjye nabera nkabona ntabwo bizakunda, nkabireba nkabona ntabwo bizakunda. Ndi gusenga n'abakozi b'Imana barambwira ati ariko hejuru y'uko utizera kwawe wakizeye ko Imana ishobora byose, kushaka uzakabona. Ndizeye, nizeye akazi Imana irakampa, njya muri misiyo ndakora akazi, biremera. Iyo twizeye amateka yacu arahinduka. Ntabwo ushobora, amateka ntashobora guhinduka utizeye. Imana irakorana n'abantu bizera muri uyu mwaka. Imana iri gushaka abakobwa bakijijwe ariko bakizera. Ababyeyi bakijwe bizeye. Kwizera. Imbaraga zo kwizera zizakora ibyo hakunaniye. Haguruka wizere, haguruka wizere. Izere Imana, izere Imana, uzayibona. Izere Imana, uzayibona. Izere Imana, uzayibona. Mama komera. Izere
burwayi izere Imana, mu madeni ufite izere Imana, uzayibona uzayibona mama, uzayibona uzayibona. Komera komera izere Imana, Imana idakangwa n'ibikomeye. Izere iyo izere Imana, izere Imana, uzayibona. Ndagira ngo ngusengere wowe, ese uracyafite kwizera? Hari ibintu ngira ngo muri kano kanya wizere, hari ibintu Imana inyeretse ugomba kwizera kandi ukazabibona mu buzima bwawe. Amahoro yawe abarozi bari baratwaye, izere Imana ko Imana igusubije amahoro yawe. Lope elemandi ya kosikara, izere Imana ko igusubije amahoro yawe. Ubwo burwayi umaze igihe ufite bwo mu nda, indira byimba ikabyimba cyane ikaba ubushe, warivuje byaraniranye. Ndimo ndi kurimba, mbonye imirimo n'ibitangaza, mbonye abantu Imana ibatabara. Izere Imana ko ubwo burwayi Imana ije kugukiza. Lewa kosi kamandorepa, iyo ndwara yakunaniye y'umutwe warivuje ahantu henshi byaranze, ndagira ngo dufatanye muri kano kanya kwizera. Izere Imana ko Imana ije gukora igitangaza, ukabona Imana mu buzima bwawe nshuti yawe. Diwana ma elefone wowe remane pa usaminda zikavamo, ndagira ngo muri kano kanya wizere. Izere Imana ko Imana ije kuguhura ubyaro, kuko mbonye Imana igukorera igitangaza gikomeye. Mbonye urimo uravuga ngo ni ukuri, mbonye Imana mu buzima bwanjye. Marayika w'Imana aje kuguha kwizera. Kwizera kwawe ni kuguhesha kwakira igitangaza ku buzima bwawe. Kwizera kwawe ni kuguhesha kwakira amahirwe mu buzima bwawe. Wowe umaze igihe kirekire uvuga ngo wakiyahura ku byancanze, ndagira ngo wongere ugire Imana ikizere, kuko mbonye marayika w'Imana akora ibirenze ibitekerezo. Izere ko Imana igucira inzira, ukagira agaciro nawe, ukagira icyo umara mu gihugu cyawe, ukagira icyo uzimarira. Uwo musaraba abarozi bakwikoreje ukumazeho imyaka 12, Imana ukwe ku buzima bwawe. Lopagre for ha Imana ishimwe, Imana ishimwe. Wowe umaze imyaka myinshi uburana urubanza rwabaye ibibazo bikomeye cyane, uraburana bakakugura. Izere Imana ko Imana ije kukuburanira. Izere Imana ko ije gukuraho igisuzuguriro. Izere Imana ko ije gukuraho urusero ku buzima bwawe. Wowe wicaye mu kazi ari kuhirwa, dema ane for the mandala, ndabona umuntu wicaye mu kazi ariko arahirwa buri munsi babumva intebe ye yayihagurukamo. Iyo ntebe ni Imana yikwicajemo, ni Imana yavuganye nawe, ni Imana yavuze ngo zakwicaza kuri iyi ntebe, ntawe uzaguhagurutsaho. Imana iguhaye ubwenge, tewaige elefo iguhaye ubwenge kugira ngo ukomeze ukorere Imana muri ubwo buryo. Ukora ku kazi unakora n'Imana, kuko ukora akazi neza bujye ukorera Imana. Imana iguhaye ubwenge, abifuza kupfa, abifuza ko useba ntabyo babonye, kuko mbonye marayika w'Imana agukuraho igisuzuguriro. Imana ishimwe. Wowe umaze imyaka myinshi muko, umaze imyaka myinshi upfusha ubukwe bupfa, urarambagizwa bigapfa. Yewe hari n'umbonye bambitse n'impeta ariko byarapfuye. Imana igukuyeho amarozi bagushizeho. Izere Imana ko ishobora byose. Ubwo nta tuntu baguhereje ntabwo urabyizera, aka kanya izere ko Imana ikwizo izo nzingo ku buzima bwawe.
wowe nkurikiye uri hanze ni mandole pale uri gusenga Imana ng'Imana igushoboze ubashe gushobora gukora ku kazi kubera ibintu byinshi bikuri imbere. Imana iguhaye imbaraga kwizera kwawe refo frère mandole pale. Imana iguhaye imbaraga kugira ngo ugere ku mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Kurira kwawe kwageze imbere y'Imana. Wa mugabo nkurikiye uvuga ngo byaragucanze, urarya mukimyoza ibitutsi ntubibona. Imana iguhaye ibitutsi kuko Imana iciye inzira kugira ngo icyubahiro cy'Imana kiganze ku buzima bwawe. Imana ibikoze kugira ngo uzabwire abantu ngo mu ijuru hariho Imana ihindura amateka. Ntabwo ibikoze kugira ngo ubijyane mu ndaya no mu businzi. Imana ikora igitangaza kugira ngo amateka yawe ahinduke. Lope enefo tugiye gusenga. Ndagira ngo usengere ubwo bufite nibushire, ako gahinda ufite nikarangira, ibyo bikomere nibishire. Tamandi wasikara mandole pale. Muri kano kanya ndagira ngo usengere ababyeyi bafite abana. Loigre elefo Imana iguhera abana kwa mugambi w'Imana. Be kuba ku mugambi w'abantu bakora ku mugambi w'Imana. Abana ba Imana baha ubwenge. Imana iguhera abantu ubwenge. Imana ikurindira abantu mu rugo. Imana ikurindira abana ibinyenda. Ikurindira abana gutwara inda zateganyije. Imana ikurinde niko dusige tubyita. Ariko kira bavuga ibinyenda. Imana ikurinde. Imana ikurindira abandi bisazi. Imana ikurindira abana ibiyobyabwenge. Imana ikurindira abana umuruho. Imana ikurindira abana kwiyahura. Imana ikurindira abana ku kibazo ku buzima bwawe. Hari igihe abana bananira umubyeyi ugasanga umubyeyi ntasinzira kubera ibibazo biri mu bantu. Ariko Imana namwe ngo mbonye mareka Imana akora imirimo n'ibitangaza ku bantu. Imana niguhe agaciro. Mwami Yesu, Imana nikurengere. Ndasengeye umuntu utwite. Hari umuntu utwite Imana izinguye. Izo nzingo zari ziri ku buzima bwawe, izo nzingo Imana izikuye. Hari umuntu kubwira Imana ngo Imana nkeneye kubaka. Imana iguhe inzu uzubake. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ikora w'igisuzuguriro, uri Imana imara umubabaro, uri Imana imara agahinda, uri Imana ivura ibikomere, uri Imana itabara, uri umucunguzi wacu, uri Kristo, uri byose, uri umwami w'abantu. Ndasenge umuntu wese warudukurikiye muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, muri umwanya wo guhimbaza, gumuha imbaraga kandi umutsindire ibigeragezo. Umukure w'imigambi y'abadayimoni, umukure w'imbaraga z'abakonikoni, mukure w'imbaraga z'abapfumu, mukure imbaraga z'abatongera. Amateka yahinduye. Otayasikala mandole pai lobirere for ya mano na wasikana. Umukure w'igisuzuguriro, umukure w'ibikomere, umurinde. Tuhagaritse imbaraga z'abadayimoni, tuhagaritse imbaraga zirwanya abantu b'Imana, tuhagaritse imbaraga zirwanya itorero, tuhagaritse imbaraga zirwanya abanyamasengesho, tuhagaritse imbaraga zirwanya abakristo, tuhagaritse imbaraga zirwanya abakozi b'Imana. Turahagarika akagamba. Turasenze ngo buri muntu wese umuhe kwizera k'umuntu kumuheshe kwakira umugisha we. Mwami Yesu Kristo, nta kintu kimwe umuntu ashaka gukora adafite kwizera. Ntabwo umuntu yakubaka adafite kwizera, ntabwo umuntu yasenga adafite kwizera, ntabwo umuntu yatera adafite kwizera, ntabwo umuntu yacu adafite kwizera, ntabwo umuntu yakiga adafite kwizera. Ukwizera kurakenewe mu gihugu cyacu, ukwizera kurakenewe ku migabane itandukanye y'isi, ukwizera kurakenewe ku ba diaspora, ukwizera kurakenewe. La wasini mandole pai. Nsabe umuntu wese adukurikiye kwizera, umuha imbaraga zo kwizera zimuheshe kwakira igitangaza, zimuheshe kwakira amashimwe, zimuheshe kwakira hazaza. Abadayimoni bamuteraga ubwoba, amajwi y'abadayimoni ibimusakuriza, turabyirukanye. Urakoze Mwami, kuri Imana ibikoze ugahindura amateka. Utanga ubuzima, utanga urubyaro, utanga ubwenge, utanga imbaraga, amateka ahinduke muri byose. Urakoze kuri kumwe natwe, urakoze ko buri muntu wese adukurikiye mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ibagire neza. Ijambo ry'Imana nakagaruka. Bye bye.